Yewe. Utaganya abone. Aho yemwe. Komera. Namoro. Umeze mute? Ni sawa. Namwe mumeze sawa ariko nje nibaza ikintu Imana ibaraje. Imana sinzi niba ari gutoranya niba ari ukurobanura kubutori. Umuntu ikagenda ikamuha amaso undi kayamwima ndi kugenda gutya ahubwo ndeba nabi bangonze n'iki kujya wijyana nta muntu mujyana kubera ko mbimazemo igihe napfuye amaso mfite imyaka 3 mu rugo kubera ko bakoraga ibintu bitemewe bari batetse kanyanga mu ngunguru kubera ko batari bazi ukuntu babiteka neza banabikora bihishe birabaturikana bigira ingaruka ku amaso yo mbayita apfa rwose nuko nguko ibintu byagenze urumva n'Imana ntiyangirimo kurumva nishwe amaso yishwe na kanyanga uganye nyine mba ndi kugenda ntoroma gutya nzenguruka nk'amahirwe make ndeba ko hari umuntu wamfasha nibura niyo yama 2 niyo yaba 1000 namushima rwose wamfura we ndumva uri umugore uri umukobwa ariko ibyo byose gutya hari ukuntu nkuciyo numva ibera ukuntu ringana ibyo byose uri umugore ako sibiri umuntu tarebana uzi oya nyine urumva nkubise gutya urutugu numva ingano yinuza ndavuga n'ibyo byose uyu muntu aronsa cyangwa se niba atanonsa ni kwa kundi Imana barakwihereka avuga ati genda wibereho umfashije iki se wamfura we ko icyo wamfasha cyose Imana yazaguha umugisha duwe ngiye aho imbere nta nakanari mfite nta gikapu mfite oya none hari kundega ubu ngubu byabaye ikoranabuhanga no kuri telefone warebaho ariko kandebe ko nabonaho na 2 ku telefone reba hari n'ukuntu kwa kundi nyine usanga umuntu amafaranga hari uko atayibuka ariko ugasanga amafaranga ariho oya nyagasana azajya abana namwe batareba urakoze cyane Imana nanjye singishidikanyaho banzi kwigiye ni isa yabikora kandi nose napfuye amaso ariko hari nabapfuye burundu bakagenda hari n'abatava mu nzu nkubwiraga kode cyane nimero ni kanze uhita nkubwire nimero cyangwa kode ugira telefone se ntayo ngira ariko hari umu agent duturanye numva mpita ngenda gutya nkahita mubwira ko hari umuntu wohereje urambwira n'amazina y'uwohereje nkahita ngenda agahita yambikura biba byoroshye turakora ubuse nge nagira telefone nkayimaza iki kwere ntacyo nayibaza ngewe bajya banayinyiba urabona umuntu utabona amaso bajya bamfatirana rwose okay ubwo nyashyire he yashyire kuri nimero 078 7 12 izi filme narazibuze uri umusirimu n'izina ry'Imana bantu nsuhuza urukureba ye usko zino akane kangahe reka mbwize ukuri kumva musaza uri umusirimu je zino rinete umugore mwiza niba mbamubwira ikintu ugomba kuvuga ati karebe umugabo mwiza navuga ibintu bibi ukahita ukize karebe umugabo mwiza niba nkubwiye ngo ngenge ufata umwanzuro ince ku ruhande ije kumva parikingi y'undi yandi bakubwira ukuntu imeze nawe uba ugomba kumera nk'umugabo wawe umwanzuro afashe ukamukurikira tugiye gufata igihe cy'ukwezi cy'amezi 2 ugiye ushaka umugabo uzajya ukujya hejuru nuko mvuze ko yahishe ntukansubirishemo ushaka umugabo mwarara n'icyumwe mwari minsi 3 bakora uzajya kumva ukuntu ibintu byandi hantu bimeze byagenze bite se ubu kumara imyaka 10 yose umuntu agiye imwe gusa nta guhindura ntabwo bikubangamira sha koko ingese ipfanyirayo yapfuye niko bajya bavuga ntabwo renzi ko mugana ari uwanyawe ingeso wari ufite ukiri umusare urayigaruye aka kanya se irangeso ntabwo yapfa kugenda bityo gusa n'urumogi y'umuntu nk'urumogi abanza akajya muri rehab bakamukosora nyuma bikaza gukira rero ntabwo nawe narihanganye nabava muri rehab bakongera bakabasubizayo n'izindi barureka baranyumva umugabo wawe twabanye unkunze kandi nenda gukunda urabizi ariko nashaka ko parikingi y'abandi bakobwa ukuntu imeze ibindi tukabijyamo nyuma ndora rwose umudamu wanjye kungisha inama nyine kugira bigende bite ngiye nkora iki unyunganire ujye ushaka undi mugabo nawe kujya hejuru jewe wowe yishe ko nawe mugabo yasaze ngiye njye gushaka abandi bagabo utamushaka ariko ntabwo ufite amatsiko kugira ngo wenda boro umuzungu ukuntu imeze cyangwa boro y'umunyakoreya jewe ndi umwana cyangwa umugore w'umugabo uri umugore w'umugabo hanyuma se ariko ngiye mu burenganzira mwaye uburenganzira nacyo nzakubaza ugende wisanzure umubiri n'uwanjye nanjye ntabwo ibyo nabyemera ariko naragukoye ubu nguru uri umutungo wanjye umutungo wawe se ukoresha ibyo ushaka ku buryo ngiye wajya kuncuruza nyine n'impamvu uganirije ukungurikira se kugira ngo njye mu bandi bagabo urungukirayo wowe nawe wawe nungukira ngo nawe umenye ngo umugabo wanjye se yageza kure cyangwa nagageza kure sinabwo ufite amatsiko cyangwa uriyoba ese ungugiye ko mfite amatsiko yo kumva nk'undi mukobwa ukuntu ameze shabakuroze pe nta muntu wanduze wiseriye ndi seriye nako ni gashuye numva nango ndi seriye ndi gashuye bishaka kuzanira iby'icyongereza by'ibiki menya ngo nge nafashe umwanzuro ngomba gushaka ahantu umukobwa nzanjyaho buri cyumweru cyangwa nashanga muri ahantu ho gushaka ahantu uza kujya
ariko njye nafashe umwanzuro n'umugabo kandi uranyubaha. Yewe rero kamubwira ikintu kimwe. Ibyo bintu nimba ari n'amademoni yaguteye cyangwa sinzi uko niba wasinze izo wasinze zirakureba. Ese ngo wifuza ko ejo nduzamfata ngo naguca inyuma. Kandi mba nguteguje. Byo kintu wishimiye. Ahubwo ubwo ngubwo ingeso yabigeze kuri aho naga ngiye kugufata kugufata. Nje urabizi mvugisha ukuri uranzi bihagije kuruta uko no mu rugo banze. Zishobora kuba zarasohotse muri uru Rwanda mba nkubwire sister. Undi wabuze wapfuye. Nyine oya no. Niba munakunda namenye ko sheri wawe ari umusirimu. Sheri wawe ni umusirimu uziko zinete bazita Ferrari. Ngiye ubwanjye zino babuwe. Mabuja ntabwo ndeba. Kandi rukundeba ndi kukureba amaso yambara ari mazi. Iyo bibaye ngombwa reka bagize ukuri. Ahubwo mbabara ngusaba akantu unyumva wanyumvishe grand frère nkabasiga mwiganira mu gateretana zino rinete nkuhangaye kuko ngiye zo nari mfite zimeze gutya neza. Copy fest jambo rimwe bakwishyura ngaye. Urumva ibigambo dondekanyije n'uburyo wibishije umuntu amafaranga. Iyo bibaye ngombwa nyine kureba ni iki giterwa naso. Iyo bibaye ngombwa ntabwo ubusanzwe ndeba. Ariko iyo bibaye ngombwa ko mbonera n'umuntu mukuru. Wava kumangaye se basi. Nibura nayo nke guhaye kibiri cyanjye. Basi masenyese. Nyaguhera icyo kuko yatekereje n'ubundi Imana iri guhumugisha. Ntabwo yita kuyahaye niba ari umutwe mwaragwiriye we. Ugenda abantu bose ubateka nk'umutwe ubateka ngo nagureba uzaba impumyi burundu. Nubundi kandi ndiye kandi kureba kuri kureba nabibona n'amaso yawe ni maso nasumu urabona ibintu zanjye raje zihubuje mu yarazibye nusubona ari kumureka akazi nawe tekereza ubu nari kumureka akazi narinzi kahagaze se ko narinzi kaje urakoze none se umva se yarambye ngo ni impumyi yambaye zorinete akagira ngo naga ngo ari kureba uko mureba hano uko muri atari muzi kureba ko mise ndeba nta kibazo reka tuyifata ariko mfite n'ikindi kibazo uri ukumbona uko nguko uri muri ibaza iki kandi ari wo bikoze uri kwibaza iki kandi ari ndagukubitiye umujugujugu n'ugufata aya matwi leta yacu sibyo ibyo ukoze urabibona kuza gutya wabonaga mfite inkoni y'iki inkoni wabonaga iri bumara iki ako se grand frère ngiye ko narinzi ko hano hafi wenda hari inkuragiye numvaga ko nda wari ugiye nko muri ranch ugiye kurya gibere nkuragire ndabona munganya ubwenge sindayibonye ntayo mfite wari kuragira ukaza ukuramo amarinete umuntu gutya gusa njye nibajije umushumba yambara Wahumye afite imyaka 3 yewe cyakoza nita ntabeshye mvugishije ukuri nita ariko reka nkubaze wenda ikibazo aracyanabaza nuko umuntu akubita imyaka 5 ngo nibwo wahumye nuko umuntu akubita mereza amarinete yanjye ntararaka nyishyura wumva se kubuvuga neza wumva kubuvuga nukugiye nishyuze mama umuntu azaba ko abanyarwanda iterambere turizitirwa n'abandi banyarwanda bagenzi bacu reba nka kiriya nafashe umwanzuro ngomba kumva parikingi y'abandi ukuntu imeze kuraje cyane kuko njye nawe nishimiye ejo ndi uzadumfatirane n'umukobwa utangiye kumfatura ngo gashe ngo naguca inyuma njyewe ujye kunca inyuma ugaruka unzanira ibirwara ugaruka ungira gute njyewe unca inyuma wajyewe wamburanye iki ugiye udukingirizo tumaze iki nta ndwara nzaza turazire turabana udukingirizo kuba ryari udukoresha wowe nyine ibyo nkubwire urukundo rubaho wowe ntabwo nakoresha yo kubana inzanga akoresha sheri y'umuntu agenda agiye ibyo bintu buri kwivugisha kugenda ngo kumva ntabwo ugaruka ugenda ntabwo nzajya kure nzambaza n'amabasi mu rugo rwanjye nzajya mu cyumba cy'abana bashaka barara muri zibeshye mbona n'inda hano muri nonze ngiye nzakwereka njye nawe najya ku ndaye nzajya ku mukobwa nonze baranashaka n'isugi ariko basi njye ku mukobwa ntabwo zikibaho ubwo ngenda ndambiye kwirwa njya ku mugore umwe umwaka wa gatatu ese ninde mugabo bagushutse ubu ibintu watekereje uraryama urasinzira urabitekereza umugabo aramushuka nta muntu umugabo bashuka njye nafashe umwanzuro njyewe ntabwo ushobora kunca inyuma ngo mbyemere umunsi nanagufashe uri kubikora njyewe nawe tuzahita dutandukanya ako kanya dutandukane burundu ntabwo uzamfata wese niwe numfata uzabone kukumara cyangwa kundaka ariko njye nizeye ko tuzamfata noneho ntabwo uzajya usambanira mu gihugu mu gihugu se ahantu hose uri Kimironko se aho Kimironko se ugiye kuryamana n'inshuti yanjye cyangwa ukaryamana n'umuntu bari kumwe batuziranye iki gihugu ni tumaranye inshuti zawe ngenda nza nkuru umukobwa za Kibungo cyangwa umukuru za Gicumbi muzana Kigali uzabumenya twariganye mwiganiye wowe jewe ndakubwiye ngo sinakubwa ngo sinakubwa ugiye ngo ngufate sinshaka kugufata kuko sinshaka no kubyumva ibyo bintu ntacyo wamburanye mu rugo ntacyo wamburanye mu buriri ninumva nakungana gukeka na gatoya sibye rero kugufata singombwa ngo ngufate njyewe nawe divorce wowe niwo mwanzuro nyine wangiriye mu basi bwari umugabo ugakurikiza inama nguhaye ni inama cyangwa n'ubugoryi ufite
wenda nkurusha amarangamutima yawe ese wowe basi genda ufate yewe uburenganzira jya Uganda ushaka y'ingande basi ubanza yumva ngo abagande bakora amasaha agera muri 12 ari umuntu wewe ibyo ntabwo ubyifuza sinaba ngo 5 ntabwo ushaka 10 cyangwa 50 yewe ngabanyaho ayo mateshwa ngabanyaho ayo magambo mabi ngabanyaho ayo mafuti n'uburayi nini ngufata njyewe wanciye inyuma bitandukanye ayi no kumbwiye nuko umuntu abyuka mavi umuntu abyuka yifite umutima mwiza abantu bakaza noneho umuntu akabyica akabikora ku cyumweru mavi we yagiye ntangize ngo Randrode yigutsinze nibyo nje ndeba nkuhamagaye 1 2 3 Nyaxo kuba tubana nago turi inkurikiranye ibyo narabikubwiye sinzi impamvu utabyumva mavide nkora pato wala teso icyo nicyo kintu dupfa ikindi cya kabiri nakubwiye nugaruka hano udafite amafaranga sinshaka kubisubiramo gwe niki ko ntafite so arebye umufuka yanjye kagira inkuru ubwajagura ikindi kintu nkuyora nk'ibishinga kandi nge nago nzajya afata amafaranga y'ukwezi ngunicure umbwira ngo nkumariza utanza yaguha ababira batatu hanyuma ngo nkureke widam kandi ukarya nk'umuswa ukamenya kuri yagira ngo wicare imwo nuko ariko ntabwo uramenye niba ntafite amafaranga cyanye afite gusa iyo usanga urafite n'umeze nka kanyombya wakizanga nakizanga hikizifite imifuka myinshi yanyereka uvuye amafaranga wenda ntaye hari ukamenya ubwenge no gutera utambwe kuri ushinago rwakugera araza kuboneka ariko amafaranga kuko narindi mu nzira ntabwo ubuzi gahunda navuye hano mfite amari filime nari nazi guziza icyatanu agakora nari nagaciye ndimo ndagenda nigize impumyi neza n'umuntu yaragiye ko amafaranga avayo umuntu gutya bankuyemo ati zirayibana inangaye gutyo umukobwa barambu turarebana arandeba ndamureba turarebana arande gutyo amafaranga njya kubona mbona neza na kode yari yikizemo yasigaye pin ahita avuga ati aba bateka mitwe kuntu yarafite umutwe munini sesha niwe wawuteka ntiwashyuwe ariko ngo abateka mitwe ngo wari ugiye nko kunskaminga ndibye ko kandi ndavuga nimukubita urushya arahita ngwa kwa kuntu umuntu yarapfuye yarabuza hagwa ndamureba ariko nuko ambujije amafaranga ariko urumva ko ndi mu nzira birimo biraza goroma vite umuntu yaba ari kumwe turi kumwe nk'iminsi ngibiri no gukoresha tuwareta hano ugiye no kunwe wakishyura igiceri tubyumvikana sibyo kandi ikindi iyo nkuru akugiye kuko mu masezerano ndimo amasezerano y'abakodesha inzu ndimo ukora kwiherera ndabyemerewe hanyuma se mu masezerano y'abakodesha batishyura inzu ubwo aya masezerano ndimo gute ko kubuya ko uri mu masezerano utishyura ubwo cyari mu bukode hano ese urumva ikibazo ari icyanjye ikibazo ni icyuwo rwose hanyuma se ikibazo nimba ari uwo muhungu wowe mukobwa warimo gushyiramo kode warebaga wo muri urege se wagira impumyi impumyi irareba so kare bibaye arantunguye kwa kundi ibintu bitungura niyo nza no ko yanturutse iyo yaza kunturuka n'imbere nari kubona ko ari cyagamijo ndangarafunga n'amazi arantunguye gutya mbona ndarebye avuga se ndebye gute none dore kugira manini wagira yaragiye no kumamesha yari yemeye ambwira ati wowe none urahita ufatana nimero yanjye nuzayigira ikibazo nzayanywereza agaceri amakaroni nyine nzankugura agastoke yari yabyemeye pe nawe urangije urabyicukanura ayo maso wagira ngo ni ibibuto byavoka neza urayarata akurumva ko uwo mutwe mutetse no kubundi byakunda ni ishusho ryerekana ko neye hanyuma se kuzanye ibirenge birimo kuntu kugarutse hano n'ibyanga n'ibyanga ndabimpumye byanyabyo amaso nyicire kurumva nteyimu niba umuntu uhuye rimwe rero urabizi ko nta kintu njya nkwamagara gidafite umumaro ibintu byose nkwamagara ari ibintu byunguka bigufitiye inyungu kandi bifitiye inyungu muri byose umamagariyemo se ibintu byose nkwamagaye nta kintu kidafite umumaro njya nkwamagarira ngaho mbwira n'ubere mpamvu nayo nkoze ugatsinguza wirukanka abize umugore dufite ibibazo si cyo tegezo naguhaye umugore wanjye yanze kucyumva nabwo ati se madamu wabikoze uko akabyanga madamu rero tugacana agacariye mu gihe umuntu urashaka umuti wa muti udatuma n'umuntu ahwera cyangwa asambe anywa ahita apfa umugore wanjye mu gihe nukansubirisheho nshaka umuti utuma umugore wanjye adasamba mu muti ahita ahwera nta bintu byinshi aho gashisi wari usanzwe uzi ko ncuruza imiti ndabizi nyine mpamvu nakumbona nakwitabaje uko ndabizi aho ujya kugura imiti buri munsi sinkubona aho ujya kugura imiti buri munsi sinkubona araseka muri farumasi wowe ukaba umuganga agiye ubu noneho ushaka ko nabwo umuti wica umugore wawe nibwo uje kungurira ntasambe ariko naribi uwo ngo nawubona nta kibazo upfa kuba twumvikanye amafaranga ukaba wayanshiriye kuri konti yanjye ukagira unakura amafaranga y'agacupa nose ni ikihe kibazo kigiye gutuma umwica ndetse nyine byo zawe ngiye kwica umugore wanjye nyine izo kikene bateka nshaka kumuha abakobwa nza nirongora n'umugore wanjye agiye mu bandi bagabo bamurongora urumva umugore wanjye arabyanga kandi numva nasheze numva nabuze amahoro ntabwo ndi gusinzira ngo ibitotsi biboneke
hanyuma se n'umwica abana mwabyaranye baza basiga he urabona se n'undi katari abanjye twara badobose umugore nyine nagabyara gusa namworoye miki nage no kumutunga no kumworora nawe no kugura zambwa z'abazungu zikaziri biri kuzikinisha akuba ku mugore nge ndamutunze nabyara mu gitekerezo aracyanze gusa nandi mugabo nyabaki yabanyoboye ukumva ko igitekerezo kizima ariko twabigenza gute we icyo ukuraza ari umuti nahwere uraba umuti mutabaho ku buryo negura neza nasambe muha umuti anywaho rimwe ahita akinduka no gusura nasura ntabwo nabona nyikwishyuye waramurambiwe koko ndamuhaza si ukumurambira ngo tuvuge by'amafaranga ibindi byose ku mafaranga rero niyo tugiye isombe 10 se arugururiza ibihumbi 10 njye numisha amakuru ngo nawe urenze imiti 10,000 abantu bagoye amakuru se baba ari bo banaguha n'umuti kuki naguhamagaye abantu se bahari none se kubera icyo wamamagaye ukanaba muri kumbaza ibiciro kandi barabikubwira nganye ngo ni ku mafaranga ufite utamaye miliyoni tubyihore miliyoni kwica umuntu mwinjira 10,000 mu gihe miliyoni uko umugore yadagaze miliyoni umugore nabyara se ubwa miliyoni we imurimo ubwe ndagumagara zana umuti ibintu bimbaza miliyoni n'inzu ukuramo sagaze miliyoni ngo ashaka miliyoni y'umuti ariko nugira ubwoba kanze nkuzaniye umuti 200,000 kaje ndayaguha ariko ave mu maso yanjye nyarukesha umuntu yanayivuga si ushaka guhuma se ushaka guhuma akakanya ariko tubanze tuve muri ibi ngibi turimo ubundi si uyu murande turamucika ugeze umubona ngiye mu gitondo nabyutse mbona agenda ugeze umubona agaruka yagarutse kwa kuna barimo kwiyenza yagize gutya akubita igicororwa hano nakinyereyemo nyicaramo nawe aranasuzugura ku mafaranga yacu twishyura buri kwezi akaza agacira imbere wakongeye buriya bugora barimo kurya se gacira iva tukagira ngo ni icyo yavuga ati noneho aba bantu ni igituntu ni ikibarwa Nyaxo rero bavika twicare muri salo tubiganire twicara ingiga y'igiti kicara imisumari tubiganire turebe icyo dukora ubu se turimo turacuranga cyangwa turimo turaganira God have mercy upon nanga yuko rero nyine umuntu ahagaze umva ko ntahagaze usura ahagaze cyangwa uciye bugufi nibyo twumvikana none sibyo niba wakoze ikosa rikosora ukiriyo nose mwuwo mujene waje gukuramo rayibani wakoze ikibabaje nuko nzi nahatuye yahise ninjira no mu gipangu mureba ni nyene yimbwa nabuze icyo nyikore nabuze se nyikurikire icyo gusanga ifite imbwa igahita mwabura amafaranga wabonye imbwa iry'indi none nitse kucyutinya imbwa z'ingenzi zawe kandi ikindi Nyaxo ikintu dupfa utajya wumva nuko udahita ukora ikintu ngo kive mu nzira uwo mujene wa mukanda urumva ukamukandira mu aho ngaho mu muhanda gutyo gusa ubwa burundu kandi wabonye igipangu atamu ntakibonye pe ntabwo nakubeshya ariko navuze se nkora iki ndavuga ngo nyine kubera kurumva yanyimishije amafaranga ariko niwe ntiyayabonye iyo baza kuyamuka ntabwo ari kuncika ariko urumva igikabye ziramuka niziryana kandi ngo imbaraga nke zitera ingeso ndabeshya iyo uza kuba ufite imbaraga wiyaminiya wakaba bagiye ukamukoma nk'inshi ukamukuramo amafaranga ndabeshya ariko mavide narabikubwiye tuyoboke urusengero tugiye dusenga imana iduha amafaranga ibintu by'ubutekamitwe ntabwo ari ibintu rwose byumvikana neza n'imana ntibikunda kandi ubisi turi gukorera ijuru Nyaxo ntukanyobye noneho ngo uzanire mu bintu bitumvikana wowe ubaye imana mu Rwanda honyine mu miliyoni 14 kuzamura ugiye wakira buri muntu wese ishengesho wabasubiza dore ko imana ari imbera byombi ibera ahantu hose hanyuma se wakiriye umuntu ufite ikibazo cy'urubyaro n'umuntu ufite ikibazo kindi ninde wakemura ikibazo ujye utekereza mbere ko urakoze ahubwo ikintu ushaka uwo mujene nimba wabonye ahantu atuye ndahazi neza gutya nabonye tugende tumukubite tumutera utagira n'igitekerezo cyo guterura amakuru urumva umuntu amukuramo amafaranga kurajya imbere icyo ni ikibazo ntabwo yuko ugira ubuga mu gushaka amafaranga no gukunda maze muhe nyina cara hano muganga ujye utinzamo ngiye ngorera ahubwo none wa muti washakaga uyu bimusobanuye neza niwe muntu uziranye n'iby'imiti ire mupfumu mukuru wacu musobanuye neza uze tumwite umuganga cyane umupfumu mwite muganga habaye iki ntabwo bamusobanuriye ntabwo namusobanuriye ngo hano ufite ikibazo cy'umugore wanjye ndashaka kwica umugore wanjye nahwere nasambe nawe nanasure kuko umujyi w'umugore wanjye arandambiye turi kunsiga ushaka kwica umugore wanjye witwa nde ninjye nitwa Gashuri ni ukuvuga mwe musobanuye uko bigiye nihe mpamvu igiye gutuma umwica umugore wanjye nsigaye mubwira nanyumve ndamubwira ngo katari agakatari ese ubwo wowe umugabo none se ubundi ni ihene muga ni uvuga ngo ese nyine karumva nyine umugore wanjye sumva ari ihene nyine
nabe n'ihene icyo ushaka ni ukumwica nkamurangiza. ese uretse ubu ushaka kumwica nta kindi kibazo mwagiranye ikibazo turagifitanye njye nagize igitekerezo ndavuga ati umugore wanjye reka umugore nyuma y'agatekerezo kaza n'umugabo anyumvire niba turi madamu rero ugeze wajya ku ruhande ushaka abagabo binjira muri parikingi yawe nanjye w'umugabo nshaka ahantu njya ku ruhande nshaka abakobwa njya muri parikingi zabo ngo parikingi uri kuzumva igihari niba aka kanya ushaka kumwica bishoboke ko ntabwo waba ugiye kumwica utaranamukubita cyangwa utarakora muganga ari mu iperereza uraho muti cyane guhuma none se ya miti wambwiye waguraga mbere yakoraga iki none se ubundi nkubaze ubwo ni umuti cyangwa ni uburozi umuti ni uwuvura we umuganga araza kuguha umuti banza umbwire ya miti wamuhaga mbere wambwiye ngo yakoraga iki iriya miti yanze kumwica nanamubwire miti yanze kumwica mva nkubwire ndi umuyobozi nitwa Fonere kunyumva ibyo bintu rero ni icyaha kihanirwa n'amategeko ni ukwica umuntu wabigambiriye uri kubyumva n'iyo miti niyo byaba ari ibiki n'ibiki ntabwo ibyo byemewe uri kunyumva neza ibyo rero urabiryozwa gufata umuntu ukagambirira kumwica ugashaka uje kureba uyu ubu hari n'ahandi wamubona ubu hari n'ibindi baguhaye n'ibyakora sibyo hari n'ibindi wagiye ntabwo bari kumfunga imyaka 5 mwumveyo nize icyo ngomba gukora muyobo inshingano ni izanjye witwa Gashuri uyu munsi uramunsi itari yawe uyu musega ni imbwa wajya kubona ukabona niyo urimo gutuma umuntu abura amafaranga yishyura ni ukuri kw'Imana musega hanyuma tuvugane ureba hasi uyu nguyu ni uri uyu ni ushaka kubita imbwa bikora uyu nguyu ni ushaka ko Landlord ajya twirukana abarandirodi b'i Kigali bafite ukuntu bagize abarandirodi b'i Kigali bafite ukuntu papa sinagusabye imbabazi papa wansabye imbabazi n'izimana ubu yabyara umwana w'inzobe wagira ngo ni inyama y'inyoni abarandirodi b'i Kigali nibyo nakubwiraga bafite ukuntu iyo watinze kubishyura agenda akuraho ibatira imwe ukajya unyagira none uyu nibyo ashaka ko badukorera ukuri kw'Imana nabyo wamaze gusuzuma ko na rangete zitariho wamaze kubisuzuma bino hano Mavide tuje Mavide abimbwira ntabyumva neza ariko ndabona ari ibyo ibintu mubaze wowe urajya gufungura ku jisho ry'umuntu arimo guteka umutwe ukuri kw'Imana njye nawe nagari umusirimu ntukarahire izina ry'Imana mu umuntu araje ntituziranye twavuganye ahise nyambara rinete iyo mukubita inkokora mwita umujura njye nawe nagwambaye rinete z'abasirimu kandi abasirimu ntabwo barakazwe ko nshobora kumukubita nkasaba amazi yo kuri mu mbabare n'abingenzi ubundi warapanze kwinjiza ngaho uyu munsi njye nari napanze kwinjiza bari bagiye kumpa 2,000 ariko kubera ko yanciye intege nkahita mva mu muhanda ariko ngeze mu 10,000 ubwo bitewe n'urugendo dukoze dore tuje n'amaguru n'iki ni kenzi arenzo na 5 byo kujya ayuzuza ibintu byo gutanga amafaranga tuzena amafaranga mfite simubizi ko muri iyi minsi amafaranga nta mafaranga ufite ariko ufite reba ukuntu gatebeje reba ukuntu gatebeje usonga rero nk'ubu utebeza gutera amafaranga i Kigali nabyo ni ikibazo ubu ugira ngo umusuzi ntusoke mu ipantaro ni ukuri kw'Imana reka mubwize ukuri urongera kunyita so urongera ibyo bintu niwongera kubivuga Mavide ndabakubita nicyo gituma tukubabarire hari akaboro bakubita hano mu kamenge umuntu agacira amaraso ari n'ibintu mubwiye ariko imbabazi zijyane n'ayo mafaranga yakubwiye biraba byoroshye ariko ntabwo nagenda ntabwo uburyo arimo kuvuga izina ry'Imana wowe arakomeza avuga izina ry'Imana azana Imana mu manyanga umutekamutwe wese atangira ngo mu izina ry'Imana ariko se papa ko nagusabye imbabazi koko turi ara hepfo wambabariye ko arabyongeye ugira so w'igikara tuvugisha ukuri cyangwa urimo uramutuka mu cyayenge ashobora kuba arimo no gutuka ashobora no kuba arimo aranumva noneho njyewe hari uburyo nkubita umuntu nkaruha bigasaba ko niyambaza nk'ibyuma cyangwa sentire nanjye mbonye ko byari ibyo rwose kumureka byari ikosa kamenyerere yafashe nyina mu jyaho pe nabibonye rero grafi murabona tuzabaho muri ni ibintu byinshi no guteka umutwe birimo nabyo birimo mu gihe urimo kuza widumbaguza mu kazi kacu amafaranga umuntu aba yabaze aba agomba gukora iki abagomba kuyatanga even bayashyire kuri ya nomero yawe cyangwa nyaruka niba ari kashi nabyo basimwatse nk'ababira bibiri kuramura ukweto kabiri fura mu 2,000 guhera saa 3 za mu gitondo nabwo rikamubana byinshi rigashoka nyemerera sibyo nyemerera mukubi TV nahoze mbona ahangaha nuko bigenda haguruka wikinzura urababara cyane ikinzura umuntu aragukubita paka zirakunuka zirapfira mu myenda nako nakubeshye ko tunenda dusoje kagenda ari intwaro umugore mu biki abaze ko bari ngaho abangabo baje kunkubita chef bite
mwasoje kunkubita se musoze kunkubita wakoze amakosa nawe ntabyemeye kandi nabikubwiye ibaze bavuye ikana nanjye twahuriye hepfo iyi nguyu araza aje kunkubita ngo nanyishyuza n'amafaranga ng'ibihumbi 20. no ukuntu bivuze neza yaje nicyo cyamuzanye ukuntu bivuze neza uba witonze gatoya nese umusoje kunkubita namwe rero mamuri ukubita saa kubivuga nk'ikiraka vugisha ukuri ubu se mugiye mutanamvuniye n'amaguru koko kandi ibyo mwavugaga veni sasa murazicyuye usibye n'ibyo iyo gahunda yireke nayo n'ubundi nije usibye iyi ngiyo turatuyitondesheje gato usibye ko abantu nyine bagenda bakarakara ese ubu muragenda mutanamvuniye n'amaguru mavi twigabanye iki nazibaze ni 7 sibyo 6 urwanye murarukubita mwese 20 iyo ibintu birangire nk'abantu babaga usibye twigende imbunda ntize gukora ese sha umva mbabazi mwe mwihegeye kingana gite cyo kunkubita iminota 3 ariko yarangiye ni kwa kundi umuntu abaje no kugira ngo duse nk'abashwanaho gato tuhakura ubushuti abone batararwana ntabwo bishuti bikareka kandi abagabo niho bamenyanira rwose buriya ahantu gimbirwa urumva gahunda ikurikira se we ntabwo uri kwibona gahunda ikurikiyeho ni bwoko ki twebwe ubwo turi muri gahunda gute n'imbunda ubaza nanone ntuyintunga muri amasaha ntabwo ni grand frère wawe gahunda ikurikiyeho ni yawe bati chef ikintu gihari hano yuje gukubita ukubitana bose bahari ngaho hera ku murongo kubitagura ubundi dusoze gahunda zacu twigendera kandi ufite imbunda nawe igihagararo cyarabona umuntu yamusura kandi yaba n'ikinyungu umuntu yakikurya reka kuba ari wowe ubwira uyu nguyu icyo gukora sibyo wenda kugira ngo hagira nusigara uvuge inkuru reka dutange igitambo cy'uyu ngewe ngende hanyuma azagira uvuga ngo shahera kuwa mbere urasaba ibintu bireke ndagaswingingire ndagaswibare reka mbwire nuze we reka mbwire ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibiha power